ndakubwiye ngo nshaka ko dukora sexy. Sheri ndakwinginze nyumva sibyo urabona n'ubundi mariage iregereje igihe wihanganye nicyo kibwira yuko ubukwe buri hafi buri hafi ariko ntabwo bwari bwaba sibyo ibintu bibiri bitandukanye kumvikane ibyanjye nawe birangirire hano urumva okay nizere ko babyumvishe oya nago wabinkora kandi invitation zari zarasohotse reka wane ibyo bya invitation sinago sheri oya nago wabinkora n'ukuri hakinguwe nande nasize hakinze hakinguwe umwana wanje yaje ryari umuntu waje agakingura ntakinge yaje ryari ntavuge mwiriwe mwaramutse bimeze gute bimeze wafashwe ariko ubundi n'iki none se ndakubaza umuntu urinjira mvuga ngo mwiriwe wahuye n'ibibazo ki mbwira nta kibazo mfite mama nta kibazo mfite uragifite wajya gukansuhuza ndetse rwose njyemeze neza ndetse wambwiye ikibazo ufite koko kugiye kuntera agahinda mama nakubwiye ngo nta kibazo mfite ariko mukanya umeze neza nta kibazo ndetse rwose nta kibazo ariko bajya gutaha batahaga neza ukansuhuza ukamenya ko mama wawe yiriwe none ngaho mbwira ikibazo uhuye nacyo mu mutwe ndabona kizakwica pe neza pe agara Fred wageze ugakora urabona hari inkumi izakwemera reka bakintu reva kuri icyo kintu ngiye ngutera story mwana uzapfa no gupfa namwe kwisi musaza ase bari ko rero mbona wishimye ashabye horere man ntaguze man cyane nahuye nacyo uyu munsi
Reba hasi ngiye nkwereka mani restaurant. Ngiye nkwereka umunsi waje wishimye. Asha gishima mama mbifite mwana. Umunsi waje wishimye. Saje ndi guterura. Sha umva se. Nahuye n'umwana mwana. Wisaka mani bro. Ngiye none nyihura. Oya, ngiye nyihura nawe. Ronald wowe. Wowe uhura n'umwana. Adihorere. Wowe. Ngiye ku myaka yanjye none nawe uzi nyine. Ngiye nahuye n'umwana niko nabonaga nyine. Aha n'umwana w'umwana mutoya. Oya. Mwana ndavuga umutoto. Bya Ronald ngoyi. Ya. Bya Ronald. Umva bro. Nahuye Wowe reba kamubwira. Reba ibyo tumaze. Sibyo? Nta mwana wari wazana hano. Keretse umwana w'umwana nyine. Ariko reka nkubwire. Urabizi mama yadusize turi abana babiri. Kandi yatwigishije uburere. Kandi uburere bwiza pe. Ubwo urumva ngomba kubukurikiza. Nta mpamvu yo kwirirwa nzahangaha. Nta mpamvu yo kwirirwa nzahangaha mani nzana umukobwa ahangaha. Igihe kitaragera. Ariko uyu munsi nahuye n'umwana bro. Umwana mwiza w'ikizungereza. Nzamukwereka. Ntabwo napfa nkawe mwana utinya abakobwa ubu natinyutse. Rapfa ngende gukora umubiri uzabure. Aha ngaho nzazana. Urahaza sha ukore wowe. Zuko nzazana. Kuri 6 pack zanjye. Isikazemera gakatira 6 pack. Ubusazemera n'aya mapantaro wambara. Arona. Bwiza ukuri. Kuko ari umuntu wakunze. Namukunze ko nubwo tutacyo ndamubwira. N'igihumbi sidakunda. Nta kibazo tuzagerageza ndebe ko. Arona kamugire inama. Ujye mbona abakobwa. Abakobwa n'abana babi. Sha byihorere mwana. Aha. Wambishe nkitorera icyuma. Sawa. Gusa nyine uzitware. Reka mbe ndi ari cyo nakoze. Yakubabaza. Gendera yo mu cyumba. Sawa. Ariko ibintu numvise nibyo cyane. Numvise mama wambwiye. Byanjye nakuze ubishaka ko. Yego n'ibintu mama yambwiye. Cyo numvise bira nibyo cyane. Nyine nibyo yeme turakundana. Ibyo yakubwiye nibyo nubwo ntazi byakubwiye ibyo ari byo ariko nibyo. Abana b'iminsi mu buzima cyane. Nakoze iki noneho Nta kintu wakoze ibintu byose n'ibizima. se kuba nakunze umuntu ni ikibazo cyangwa kuba dukundana Kandi reka mumaze kunanira nawe. ndumva nakosa rero Ariko uriya muhungu ngo nibyeme wakatiye inshuti yawe invitation zarasohotse. Urakeka yuko ari umuntu mwiza ku buryo wowe yakugirira impuhwe. Akakwihorera ukumva ko ari umuntu muzima. rega n'ubundi apa twarakundanaga nzavuga uko byari byamugendekeye Hama nimba mwakundanaga gute yagiye gupanga ubukwe n'inshuti yawe noneho. ntabwo nzi uko byari byamugendekeye ngiye naramukunda twarakundanaga ngiye kumva numva ngo ubukwe numva ngo bwapfuye gusa hari uruhare nabigizemo Ariko ubundi ibintu urimo uri kubitekereza neza cyangwa. ngiye nabitekereje Ok, ikibazo cyawe ndaza kukigaho mu nyuma. Ariko si ubundi ubupapa arabona ariwe uzanyirongorera nyine mama sinzi umuntu aje nimugoroba niba yazamukangamiye sinzi ntabwo nari meze neza niyo mpamvu nanjye nicaye hano kugira ngo mbwire ukuntu byangendekeye sinzi uko urabyakira kandi byangenze ntabwo ari inkuru nziza sinzi uko urabwira abantu rwose kandi byananiye kubyakira nyine yabyibushye yambwiye yuko
ubukwe nyine bwahagaze turabifata mu gute se nawe ubu turabikora gute reba imyiteguro tumazemo iminsi reba aho tumaze iminsi turi turabisobanura gutya invitasiyo zaratanzwe turabigenza gute njyewe ubu ndagiye ndeba uwo mubyeyi wakoze ayo mahano njyewe ndumva ari amahano ntabwo ari ibintu by'i Rwanda koko ariko iby'iki gihe turaza kubigenza gute iby'iki gihe koko bimeze gute avuga ko kugijije iki mupfuye iki ku munsi wa nyuma invitasiyo zigarinda gutangwa reba ukuntu twigaraguye reba ukuntu nagusigaranye uzi ko ngiye kugira agahinda kandi ka kabiri koko arenze ko rero wamara agahinda avuga ngo abonye umukwe mbwira ayo magambo aho tuzabihindutse uko tuzabihindutse ariko njyewe ndagiye njye kubaza uwo mubyeyi byashoboka ko ni nayisi watumye ubukwe bwanjye bupfa. ndagiye ngende murebe ndabishyira no mu buyobozi wese ndagiye ngiye kureba ukuntu n'imirimo narushye yose Ni iki kuko biri kumva mbese kuko ntabwo baramvuga gute ko ibintu ndabyifata gore koko wampuye samuhemukira bigeze aho ngaho habaye iki se mubyeyi ikabuye habaye iki unaye mu rugo rwanjye habaye iki ntacyo uzi nta kintu nzi nagukoreye kimubye uko nagowe n'ahangaha iyo ntwarira umukwe se wumva bisobanura iki biyeme ntabwo ari umukwe wawe ubasigaye ari umukwe wanjye abaye umukwe wawe ntange ko twagize ubukwe tukategura tukagira gute invitasiyo zigatangwa urabona bimeze gute tumaze iminsi twitegura tugiye bafite ikimenyetso za invitasiyo zaratanzwe ubwo se twaribeshya umva mukecuru ni impanuro zawe mbi uriya musore wayahoze kunana n'umukobwa wanjye sibyo ubwo rero biyeme mwihorere n'umukwe wanjye n'agakira umukwe wawe sibyo urumva mbabarira umvira mu rugo rwanjye rwose nta mahane nshaka mbabarira umvira mu rugo rwanjye wa mubyeyi ariko namwe ntabwo bizabagwa nta mahane nshaka vira mu rugo rwanjye genda rwose urande no mukecuru ngarantira mu rugo rwanjye ati ntuzangarukire mu rugo ndekera abana bikorera ubukwe ndekera umukwe wanjye aza umukwe wanjye ni umukwe w'umusirimu ubwo wasanga udatanga impanuro neza nk'ababyendekera umwana yikorera ubukwe urambonera ngo uraza kumbuza kwikorera akazi muri kino gitondo ntuzangarukire mu rugo Nese bigenze bite ko numva induru yanyu hano hari habaye muyobozi uriya mukecuru arambyukiye hano ngaje kunyiyama ngo ku bukwe bw'umwana wanjye urabizi ko umukobwa we Biju umuhungu yamubenze kandi uwo muhungu yabuze akundana n'umukobwa wanjye none bari gupanga ubukwe we n'umukobwa wanjye abyutse aza kunyiyama ngo twamutwaye ngo umukwe mumbwire namwe ayo mahana abyutse nza nawo mu rugo rwanjye muri kino gitondo
uriya mukecuru araje arakubwira ati mwamwiciye ubukwe ngaje kunyiyama ninde se wabwije umukobwa wawe nahise niwe wishe ubukwe bw'umukobwa we ngira nawe ayo mahana byusaga no muri kino gitondo nibere mu mirimo hano ako se mwababyeyi karimwe bakuru dufite kuri uyu musozi mwakwihanganye mukareka ibyabo bakobwa bakabikora bonyine murapfiki nimwe mwakabaye icyitegererezo muri uyu musozi komerere kuri bimeze nabi ikibazo cyawe kimeze gute uvuze nitegura ubukwe muri iyi minsi none ubukwe uyu gutese kandi mukecuru ko niteguraga ngiye gushyingira invitation zaratanzwe nkumva ngo ubukwe bwapfuye ngo bahabonetse undi nabigirwa n'iki oke mukecuru kumbaza sawa ntari bidore ni hano nahakwereke kampinzi nayise ko mbona ubukwe watangiye kuzamo induru bizagenda biti ko mama ntabwo se abantu nka bariya turabamenyereye hari ubukwe rero wabona butaha butajemo ibibazo nk'ibyo ngibyo mwiriwe neza ahubwo se muyoborongera ngo ruri n'umukecuru hano no kunabyutse azakuntera amahane ikibazo cyawe n'uwo mukecuru ntacyumvishe bize bite byane ko wumvishe ari induru ikibazo njye nta kibazo mfite ikibazo gifite n'umukecuru umukobwa wanjye ngo yishe ubukwe umukecuru ikibazo cyawe bimeze bite ikibazo yewe nari mfite ubukwe ngiye gushyingira rwose invitation zaratanzwe ngiye kumva numva uyu mubyeyi niwe ufite ubukwe neberwa ubwanjye aho buri giti kujyanywe n'iki umukobwa we ushatse ko yatwaye umugabo umukwe wanjye yatwaye umukwe wawe rero mukecuru kamwe nta kibazo cyawe ntagikurikirana ugure mukecuru taha witeze induru mu rugo rw'abandi ikibazo cyawe tuzagikurikirana kandi ugende wumva utuje icyo kibazo se muzagikemura gihe icyo kibazo kizakemurwa ryari ko neba abayobozi b'iki gihe ariko bambereye ahari ariko mudugu buriya abantu bashaka kurwanya ubukwe bw'umwana wanjye agira ngo ubupfe nk'uko ubwe bwapfuye buriya n'ishyara afite mudugu mfashe ubirwanye ubukwe bw'umwana wanjye buzatahe neza mu mahoro kandi nzagura akantu nyine ko uzagura akantu rero ubundi by'ubwaya nkabisiribanganye bikibagira aho kugura abona ngende umuryango ukennye ku buryo nabura ikintu nguha ntabwo wabura ikingabira akira aguye n'umukobwa wawe mutuze umutwe n'uwanyu umugire ubwoba amakuru ni meza biragenda yego ko muri no kwihuta murajya heza kuba nawe ndi kwibutangira mu kazi akazi heza ukorera hehe hano ruguru gatoya shamba mbona atari n'ubwa mbere duhuye yari ubwa mbere nkubonye ariko ni ubwa mbere yego shamba kuri kw'Imana ngenda abizi ko atari ubwa mbere twigeze guhura ndakeka sinzi ikibazo wari ufite mbona ntabwo uri redi mbona hari ibicagucanze mu mutwe umutima wanjye wumvishe urimo gukurura wawe sinzi uko wabyumvishe gusa narakwishimiye so njye nitwa Ronald kubera kwitandisa nitwa Bisha Bisha wow ufite akazina keza yego murakoze murakoze se arahagije gusa Bisha ni kuri kw'Imana kamubwire baravuze ngo ikigurutse kitavuze bakita icyaha kandi hari umuhanzi umwe waravuze ngo nturare utarivuze Bisha shana kuri nakubeshye njye numva naragukunze mama wiwe neza nta kibazo rwose noneho ndumva nishimiye
noneho wishimye numva nishimye ndakeka noneho uwanjye yaje wawe wawe se uriya ntabwo yari uwanjye kuko yaba uwanjye rwose ntabwo aba yarakoze biriya impamvu yabikoze si yari uwanjye noneho nabonye uwanjye ma nagira ngo niwe ukugarukiye uhora mu rugo oya ntabwo ari urwo ntabwo ari wa wundi uramwizeye neza ndamwizeye none yazatugira nk'uriya ntabwo azabigiye ko mbona abatora ni umusore mwiza warezwe warebye mu mutima w'umuntu wabonaga uriya mugabo yavamo umugabo nari yabisatse nubwo nari nararebye ntabwo nari nararebye ubundi bavuze yuko umusore w'inzobe ufite ibisatsi bigwa hariya niko bateye kandi undi ni natirere mama ni natirere noneho nawe ni umuntu uzanamwibarirwa niba ushimye mwana ariko kugira ngo tuzahore muri urwo nibyo binteye agahinda mama uzi se we yabwiye noneho ko ankunda yambwiye ko ankunda kandi azaza no kubibwirira mama uriya musore aratandukanye ntukamugereranye na bariya na biriya birara bahisemo neza ntibaritoranyirije ndakiriye ibyiza ni umusore mwiza muremure turabeshya umva ahubwo njyewe nabonye tunaso nta kibazo ntabwo nakwanga icyo umwana azanye ntibyanga n'ibikunda azana ari amahoro wisheri uri mu rugo se ko nari nje kukureba nari ndi hano hanze ari bereka nze shiri wanjye urashyize urageze yego ndahageze turi ahantu heza pe yego kagutangaje nahakumbe kabisa muri ninjye mukire bavuze rega mbese shiri bizeye ko uje ufite gahunda tugiye guhita twibanira yego nari nje nyine nuko mbanje kuza ngo ndebe ko hari kubera ko nari nakubwiye ibintu byari biri hepfo ku modoka nje kubanza ngo ndebe ko umushoferi ukuzanye ni we ubisigaranye kugira ngo ubanze ujye kugutwaza yego simba ahubwo ubundi wowe niko cyakoze ubundi nibyo nifuzaga kubana nawe nibyo none ntabwo nguhaye cyane nyine ndagukunda urumva nta mpamvu yo kukugora muri ibyo bavuga ati urukundo kugira amahirwe ukagira umuntu ugukunda mu buzima aba ari akantu keza none ngize amahirwe birabaye finally ahubwo uzi ikintu tugiye gukora se ahubwo twatinze kujya kuzana ibyo bintu gahunda nyine no kubana njye nawe urabizi tujya kuzana ibyo bintu basize ku modoka ariko mano uyu niwe mugabo wamaye koko uyu niwe mugabo nirirwaga nirukaho ngo ndamukunda none ndebera ibyo nkoreye bambwira nkanga kumva nuko mutwitiye ubundi nakabaye nigendera ose muko wowe buri munsi mu rugo rwanjye waje kuhakora iki naje kuhakora iki naje gukora icyakunaniye ubwo icyamunaniye muri uru rugo ni iki cyo waje gukora ni ukwita ku mugabo ese ubwo nta n'isoni ufite ibaze kuza ukinjira mu rugo rw'umugabo n'umugore ukancaho iyi nzu warayubatse hari undi wawe
siko wagira ngo abakobwa b'iki gihe ntabwo mwarezwe natwe twari abakobwa sha cisha make cisha make basi reka twumvikane wambwiye byibuze ikintu ushaka icyo ari cyo cyose nkakiguha ariko ukambwira ku magana Ibumba se wowe wamenya ibyo njyewe no kubigendera